nuko twari tumaze iminsi tutabavugisha noneho mbwira Cyusa ati ushobora gusanga mu rugo barahangayitse kangende mbivuge ndari nicyo ikindi mwadufasha kubera ko kurya ni ikibazo oya ntukose mwatashye Sefe akabi nukurya ukaryama ugasinzira umwana wawe araye ubusamana oya mama mwana we kuba utaza kugira ikibazo komera kubwa numera gutya bageza kureba okay reka nkomere Iribagiza agihura na musaza we ese byagenze gute yaramumenye cyangwa ntiyamumenye ese baganiriye ngo iki jewe ni jewe ugiye kukubwira ibyo baganiriye byose wowe uri bubashe kureba kino kiganiro kugeza kigeze ku musozo uri bumenye byinshi ndetse wowe wakoze subscribe turagushimiye nawe utarayikora yikore kugira ngo twagure umuryango mugari w'iyicano ntabwo ari iyacu ahubwo ni iyacu twese ntabwo ari iyanjye ni iyacu twese kubera ko iyo ukoze subscribe nawe amakuru meza akugereraho kugira ari byo njya mbabwira ati w'abana ntibakaze bababeshya ibiki n'ibiki n'inkuru kubera ko batigerera kuri teri naho twebwe twigerera kuri teri tuguha inkuru ya nyayo itariho ivumbi rero ntabatindiye bahaye ikaze kwiyicano yanyu rero reka nze mbahe ibintu byose Iribagiza yaganiriye na musaza we ndetse n'uko byagenze wowe uribaza ko byagenze ute aha mbere y'ibindi bintu byose fata amasegonda 2 niyo nababwiye ubanze ureba hasi handitse like ubanze uyikandeho ndetse unambwira ikintu wabonye muri episode yasohotse uno munsi wungutsemo Nizere neza yuko mutajya mureba filimi ari ukwishimisha ahubwo ino filimi ni inyigisho kuko abayiteguye ni abantu b'agaciro kandi bateguye inyigisho akenshi nkunda kuvuga ngo reba inyigisho zihari ese ninjya mu rukundo n'umuntu bizagenda ute ese nimbana n'umuntu tutaziranye ingaruka zikaza nzabyifatamo gute ibyo nibyo uba ukwiye kubanza kureba kuko ni inyigisho arega bino bintu bakina bibaho cyane kandi abantu bose muri ibintu bakina iteka n'iteka bibaho ndetse nimba bitarakubayeho bizanakubaho ese ushobora kurebamo inyigisho ntukarebe ikintu uvuga ngo ushaka kwishima ushaka guseka ushaka kubona Iribagiza na Cyusa bari mu rukundo runezerewe birebe neza ubanze ushishoze n'amaso yawe abiri uvuga ati se runo rukundo rurakwiriye ese Iribagiza yakimuta byari kubuta ese Cyusa we yakireka Iribagiza akishakira undi mukobwa ari kubi ibyo bintu nibyo bintu muba mukwiye gutekereza rero bantu banje niyo mpamvu nababwira ati ngiye kujya mfata amasegonda ngahe banze tuganire ku kintu cyakubaka umuryango ndetse nawe cyakubaka ejo utazisanga ahantu yego ntago ngenda umujyanama wanyu gusa ariko mba nkwiye kubibutsa nanjye ntiretse kuko bino bintu nawe ushobora kumbwira ati bino bikore gutya ndetse dushobora twese kuba tuyireba dukuramo inama zitandukanye ariyo mpamvu babwira ati comment zanyu ziba zikenewe urakuramo inama nanjye nkuremo indi rero ubuzima bukicuma nicyo kintu njyewe buriya ifatiro ryanjye ni Rugema na Nyirantambara wabo kubera impamvu ngiye mbabwira ko ari ryo fatiro ryanjye bano bantu babanye ni nkaho batari baziranye ndetse ibintu bikomeza kubidugara ikindi kintu mfatiraho cyangwa ntekereza ku giti cyanjye hari igihe ntekereza ngasanga Iribagiza ari we mukobwa wa Nyirantambara ahubwo se nkibaza ngo musaza wa Iribagiza we yajemo gute ariko ushobora gusanga ise wa Iribagiza kubera ko yari akiri umusore atarashaka umugore wasanga icyo gihe yaragize nyine yari yarabyaye undi muhungu hanze bikaba ngombwa yuko kubera ko n'uwo musaza we mu byo ngiye kubabwira nawe bari kuza baganira bari kuganira ese reka dukomeze rata ntabatindiye kuko nkunda gutinda kandi mujye mumbabara ariko tuba dukwiye kwibukiranya uko muri abantu b'agaciro banza ufata amasegonda 2 uvuga ati mana warakoze kundinda uyu munsi ndetse n'indi minsi ya Iribagiza amakuru ya nyayo agihura na musaza we ikuntu byagenze musaza we yamweretse agafoto aramubaza se uyu mukobwa waba umuzi kubera ko yarakuze nyine yari afite agafoto gatoya
kandi nawe ari kugenda yisha, aramubwira ati njyewe ntago muzi kubera ko Iribagiza we yahise akeka yuko, urumva kubera ko bari gushakishwa kandi bakaba bihishe, yahise abikeka yuko iyo baba bari kumushakisha. urumva ko nawe urugero we na musaza we nta bintu baganiriye, urumva nyine yamubajije baraganira gake gake, Iribagiza afite ubwoba bwinshi kubera ati se wa mwana we ko ufite ubwoba, ni uko mpagararanye nawe kandi abapolisi turabatinya. urumva rero ako kantu yasizemo yuko abatinya ndetse bari no gushakishwa, byatumye musaza we nyine batamenyana neza, kuko Iribagiza yarakuze kandi musaza bamuzi ku gafoto. Ese dusanze Iribagiza ari umukobwa wa Nyirantambara, hacura iki mama? Biraba ibyuya ntibibe amaraso, mwa babyeyi mwe ndetse n'abakobwa n'abasore n'abagabo. Njyewe ndabashimiye ababashije kuba mugejeje hano mu kino kiganiro cyacu. Ni aha ngaha ngarukiye, kuko hari ibindi biganiro ngiye kubakorera birebire kandi byiza. Nuko amakuru nk'aya ngaya mbanje kugira nyabahe, hatagira abantu baza bababeshya ibindi. Iyi niyo cano y'ubwenge ushobora gusangaho ibintu byiza. Rero ushaka kudutera inkunga cyangwa inyunganizi ushaka kutubwira ndetse n'ikindi kintu, waduhamagara kuri iyi nimero 079 44 063 55 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu 0787 Amahoro y'Imana abane namwe ndetse namwe mumererwe neza. Ejo ni ku cyumweru, abazajya gusenga muzasenge neza, bageze isabato mwagize isabato nziza. Ndabakunda cyane, nta muhungu wanyu Ibrahim. Murakoze.